murakoze cyane. Turabashimiye kubw'iki cyicaro cyiza muduhaye akuba Bishop. Nitwe twagisabye, twari twakifuje. Mu minsi tubanye no twabagireho umugisha mwinshi. Twumva rero tuzi ko ibihe byawe byo kubana natwe hano mu Rwanda birimo bigenda bigera ku musozo. Mpamvu twatekereje ko nk'abakomite b'igicaniro uretse ko ubugisigaye gikombinye ni peace ni family ni igicaniro ibintu nk'ibyo ngibyo byose. So twifuje rero kuza kuba navuga ngo no kubasezeraho cyangwa kubashimira. Ni ibintu bibiri, no kubashimira kubw'umugisha kubw'ibihe byiza twagiranye muri no minsi tumaranye hano turi kumwe mu Rwanda cyangwa se muri Afrika. Hanyuma kandi no kubashimira no kubaha intashyo tubabwira ngo muzagire urugendo rwiza. Abo turi kumwe n'abakomite n'abajyanama cyangwa se aba members b'igicaniro gihoraho. Yewe ndi vice president w'igicaniro gihoraho. Hanyuma perezida murabizi ko ari visionnaire mu mudamu wanyu. Hanyuma turi kumwe na Karemera nawe turabana aba mu bintu bijyanye na evangelization. Turi kumwe na Gertrude nawe ni umujyanama ariko kandi ni umwadimini ni ukingura urubuga ntajya asinzira. Turi kumwe na Gabi ni ukuriye adoration ku isi ku bintu byacu ntabwo ari national. Hanyuma turi kumwe na Dogiteri, turi kumwe na mushiki wacu uriya. Ndumva naza kubaha akanya gato bakivuga kuko nabo ni bakuru nubwo narenyujije waka ariko reka nze kubaha akanya bivuge. Nihereyeho ngiye nivuze nitwa Alex sindayigaya. Kadukomereze hariya tuze gukomeza gutya. Murakoze. Nitwa Gertrude Mukamuganga nkaba mba Ibyumba ya Gicumbi. Mvuga Byumba kuko ariko abantu bazi ha kera ariko ubu twe tumaze kumenyera ko ari Gicumbi kuko Byumba ni umurenge umwe wonyine. Ikindi ku gicaniro ntago mazeho igihe kinini, mazeho nk'amezi 3 ariko kubera ukuntu naje nabaryanye turufu hari n'abantanzemo natanze kumenya gukingurira abantu ku gicaniro kandi ni kuri mbishimira Imana ko nagize umumaro nanjye kandi ufite akamaro kanini. Ntago nteganya kuzatezuka kuko iriya saha kubyuka nabyamye kare nta kibazo. Nkazirikana ko ndyama kare nkazirikana iriya saha. Ibindi bicaniro nabonye bose barabyisi bicaniro ariko mbere nagiyeho ari amagrupe yo gusenga ariko nsigaye ngerayo nkumva bose baravuga ngo igicaniro ntibongeraho gihoraho ariko urasanga ngo igicaniro iki ngiki ariko focusinga cyane nibanda cyane ku gicaniro gihoraho kuko kuva nakigeraho rwose mbeze neza ndakeye numva narageze iwacu. Ndumva nta kindi Imana iduhana umugisha. Murakoze. Nitwa Karemera Jean Claude nanjye nkaba mba muri komite y'igicaniro muri serivisi ivugabutumwa ndetse nkaba mfasha n'abantu kwinjira muri aka kanyero. Tukaba twishimye n'umugisha kubana nawe Bishop. Imana ikomeze tugirire neza. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye mazina bayavuze kuyasubiramo ntacyo bitwaye. Nitwa Niyonsenga Gabriel. Umusore ushima Imana. Hanyuma nejejwe no kuba nshinzwe kuramya no guhimbaza kuri groupe y'igicaniro gihoraho. Kandi mbishimira n'Imana kuko hari revo byankuyeho hari n'indi bingejejeho.
mu buryo bumwe ndetse ubundi byaranzamuye mu buryo bw'umwuka, even no bigaragara hari any standard ngezeho kubera igicaniro gihoraho. Rero ndabishimira Imana, ngashimira Papa Bishop udufasha umunsi ku munsi, ngashimira abayobozi dufatanije ku managinga iki gicaniro, kuko ntekereza ko bigisha tutabyishoboza dushobozwa n'Imana iduha imbaraga. So ntarambiranye rero ndumva nasoza, but ndishimye cyane. Najyaga nkumva ku majwi ntarakubona, ndatekereza ko benshi muri twebwe cyangwa se mu gicaniro n'ubwa mbere hari bari bakubonye, ariko nanjye ubwanjye ku giti cyanjye ndishimye cyane kukubona kandi murakoze. Murakoze. Nitwa Dr. Frodoir Muhayimana, naturutse mu Ruhengeri ahasigaye hitwa i Musanze. Ndi umumemba w'igicaniro gihoraho, nanjye ndi mushya ntabwo mazeho igihe kirekire, ariko byaranejeje. Nasanze hariho abantu rwose binejeje kubana nabo, byaranshimishije cyane, ariko wongera uti cyane. Noneho nari nzi ko Bishop afite gahunda uyu munsi, ndavuga ngo reka nigore ngeri naha, kuko hari message mfite ngira ngo azangereze muri Arizona. Urabizi rimwe na rimwe message zihabwa umuntu mukuru, yagera mu rugo ari zigenewe abakuru, ari zigenewe abana, akagira uko abigenza. Niyo mpamvu ndi hano, no kugira ngo mushyikirize izo ntashyo n'izo message ziri tangible, ntabwo ari message ziri verbal, ni message zifatika ukuntu. Okay, thank you. Murakoze. Amazina ni Maria Laurentina, Bumbogo, mfite umugabo umwe n'abana batatu, nanjye ndi umumembazi w'igicaniro. Nanjye hari message narinzanye umva kakawete, twatomboye abantu bo muri Arizona, twari tuje ngo tugutume. Esa duhana umugisha. Murakoze. Turabashimiye bene data bose dufatanyije uyu murimo. Mu ntego nyamukuru yatumye tuza kureba Bishop, nazitangiriyeho nzivuga, navuze ko icya mbere ari ukumushimira kubw'umugisha twamugiriyeho. Nabwo ari ubu turi mu Rwanda gusa, ndetse ari no muri Arizona, tumugiriraho umugisha cyane. Murabizi ko aherutse kudutera inkunga y'amadolari 1,500 yo guha abana Noheli. Ari abana bose duhuriye baba members ba ku gicaniro gihoraho. Kugira ngo report yayo twarahita imushyikirije y'abana ya liste ari uwo twatumye. Hanyuma ikindi n'umujyanama, tugira inama kuri byinshi. Hanyuma kumva rero iminsi tumaranye, twahuye muri rusange, ariko nka komite twari tutaragira umuhuro ngo duhure nk'abakomite, hanyuma atwungura inama ndetse duhana ibitekerezo, tunasezeraneho kuko byanga bikunda azafata indege yongera asubire muri Arizona. Ni muri urwo rwego ndabanza mpere ku mfite hari ubutumwa bubiri. Ubwa mbere ni twakinnye kakawete ku gicaniro gihoraho, hanyuma nawe afite uwamutomboye kuko nawe atari hafi, yantumye ngo muhagararire nyakubahwa Bishop, hanyuma tubashyikiriza impano ya kakawete wanyu. Ndashaka waratomboye irahari baramukubwira.
uramisha ubugingo bwanjye namenye ko ari wowe mutanga bugingo namenye ko ari wowe wo kwiringirwa ngira ni Nyagasani Mana umubyeyi wanjye uhorana nanjye undinda mu ntambwe zanjye ngufitiye ituro nkakira umutima wanjye ubu wawe nawe ubu wanjye warakoze Mana warakoze Mana warakoze gitare warakoze Mana nawe uwanye nawe tubivutura baruta ibwira ko izagerayo buri wese yagira amazina yabo ariko bazitoranya urutonde ndarugu urutonde undi wese yakwisanzura biremewe murakoze nanjye ibyo byose mwahaye Bishop kado Bishop ntabwo aba wenyine nanjye nashatse kumutuma ntabwo ari kakawete ntabwo ari njye wamutomboye ariko utumbura njye namutomboye kuko imitima yacu yahuye numva ngomba kumuha aka kantu kakorewe mu Rwanda iki ni igikapu gikorerwa mu Rwanda uyu ni umunyeshuri ni umwana nareze muri SOS ubu yize kudoda ariko adoda ibikapu byiza cyane ni akantu mabi bwa mbere wenda tubonanye umwana niyo nari namugeneye cy'indirimbo mama wabo akunda kuririmba amaso akabaruwa ngaka ngo karimo ngo yagateyeho azakabona azagasome igira gutya aho ngaho n'ibaruwa y'urukundo reba hano nibyo bita ibanga kabisa oh my god thank you Stephanie mama mukari ni imana ya kakawete Stephanie hano cyane rwose uyu ni umwanditsi ubunshuti nkunda arambura amaboko no kuba hano muri uyu mugoroba nkaba nshaka guha Bishop impano mbere y'uko agenda buriya iyo ndi ku gicaniro actually ntabwo mba ndi njyenyine burya na madame tuba turi kumwe ubwo rero amaze kumenya ko Bishop azagenda yampaye ubutumwa
aramubwira ngo ubu butumwa azabushyikirize mama Solange. Ubwo rero indege iruzuye. ubu butumwa ni ubwa mama Solange. Tujya kugenda ya freestyle. Reba hano. Umutuma. Yesu ndayi. Nakuraga nabi. ntabwo ari ubu gusa harimo ubundi nabwo bwa mama Solange. ubu nabwo ni ubwa mama Solange. Hano. Aha. Reba hano. Indi. Iyo ni Kanyamanza Mizerere. Heruka kubatizwa muri aya masaha. Natekereje nsanga wenda kubona indirimbo byazamugora, ariko ndavuga nti bizamufasha. Umudamu we namutomboye muri kakawiyete, akaba ari umukecuru za Foroza Nyirabuhinja. ubwo nawe twamutekerejeho ukuntu iyi ni ikanzu iri kumwe n'umwitero wayo, akaba ari iya za Foroza Nyirabuhinja. Kuri gahunda igihugu. Kuri gahunda hari ibihugu ufite. Bida natwo. Butterfly none. Ya nshuti bavandimwe, gicaniro gihoraho, komite mwaje kundeba, Dr. wavuye Musanze, mushiki wanjye nawe hariya, na mushiki wanjye wavuye Ibyumba, ndabashimiye. Uru rugendo n'urw'ubuhanuzi niko navuga, kandi urugendo rusoza amasezerano. Ibi ni ibintu Imana yambwiye muri 2007 turi Kabarondo. Imana ivuga ko izatugira neza. Rero kubona izi mpano, kubona uru rukundo, hari abaje ejo, hari abazaza ejo, hari abazaza ejo bundi, ndabashimiye cyane. Komite yabatumye muyishimire, imiryango yabatumye muyishimire, ndetse n'abandi benda bazakurikira video bari ahandi. Turashimira buri wese wagaragaje urukundo. Kakawete wanjye uri muri New Zealand muri icyo gihugu cya mbere nagombaga kubanza kujyamo, ariko Imana irabihindura njya muri Amerika. Ubwo rero muri New Zealand nawo nzagenda gushimira Kakawete wanjye, ndetse n'abandi bantu bagiye bambera umugisha. Rero Imana ibamugisha. Turacyafitanye iminsi mikeya, 2, 3, 4, 5. Ejo tuzakurikiraho igikorwa cyo gufasha mituwele mu kagari ka Kagarama, aho tuzishyurira imiryango mikeya. Ku cyumweru ku itariki 26 nabwo tuzagaburira abana 50 tubaye impano za Noheli, nabyo tuzabikorera ahangaha. Rero Imana ibamugisha abantu bose twabanye, badufashe mu maboko, abaduhaye urukundo, abadusengeye, abatanze ubushobozi, abaduhaye zino mpano, abateze bava mu mastate, mu ntara zitandukanye. Imana ibamugisha. Abari muri Amerika Imana ibamugisha, Europe Imana ibamugisha, Asia Imana ibamugisha, Afrika Imana ibamugisha, imigabane yose ndabashimiye cyane, kandi ndashimiye urukundo rwanyu. Imana ibahezagire, Imana ibaye umugisha. Dr. Imana igumugisha, uzansubize Bishop Rucyahana. Asante sana, murakoze cyane, murakoze. Amen. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwaguruka dufatane ikiganza. Haleluya. Umurimo w'Imana wese nyumva ariyo karimbo gatoya, ni igihe cyo gusarura. Ndibaza numva ari cyo gihe cyo gukorera Imana. Numva igihe nakorera Imana kidahagije, ahubwo ndimo ndimva rw'Imana imiramamagara bidasanzwe. Haleluya. Kera twajyaga tugira ngo abakoresponda baba hanze twirwa ku email mu masiberi cafe, sinzi mwege mubabigira, ariko ubu Dr. ugize Kakawete uba mu rugo,
Arizona n'umugabo we, mama ugize mama Joshua uba hariya, ugize abavandimwe baba hariya, uyu ni mushiki we muramu wange, nawe umaze kwamamara, isi yose umaze kumenyekana, Gertrude umaze kumenyekana. Ibi byari ibintu by'inzozi kera twege twageraga kubona uvugana n'abantu bo hanze. Aba diaspora rero bamugisha, abari muri ibihugu Imana bamugisha, muri Afrika mu bihugu bitandukanye dukorana mwese bamugisha. Reka rero dusenge mu izina rya Yesu. Mana tugushimiye kuri Imana y'amasezerano, tugushimiye iyi minsi igera ku byumweru bibiri maze ahangaha, tugushimiye umuhuro wabaye, tugushimiye mwami n'iki gikorwa cy'urukundo cyabaye cya Kakawete no guhana impano mbere yuko umuntu yongera gufata urugendo. Ndasabira mushiki wanjye Gertrude umugisha, ndasabira Reverend Alex umugisha, ndasabira muramu wanjye Claude umugisha, ndasabira muhungu wanjye Gabi umugisha, ndasabira Dr. Fordward umugisha, ndasabira mushiki wanjye umugisha, ndasabira abanyamakuru umugisha bo muri DNA na televiziyo na YouTube n'imishinga yose. Mana buri muntu wese umuhereza umugisha kubw'urukundo batweretse. Reka rubi cyitegererezo iyi Noheli n'ubunani zatubera umugisha mwami. Ngaho bane nabo ukomeze kubafasha kubarinda mu nzira basubirayo, kandi ukomeze kuduha umugisha mu gihe cyose turimo turasoza uyu mwaka. Ndagushimiye ko Imana ikora ibitangaza kandi igaragaza muri byose mu izina rya Yesu. Sengeye imiryango yacu iri muri Amerika, imiryango nasize, sengeye abana banjye, sengeye umufasha wanjye, sengeye itorero, sengeye akazi wamaye, sengeye ibintu byose wamaye mwami kugira ngo birinde abo dukwana ku isi yose, igicano gyoro kiri ku isi yose ugereza umugisha, buri wese abona imbaraga zawe kandi agirwe neza. Watanze yongere guhabwa, kandi wahabwa kubirwa inshuro zirenze. Ndagushimiye ko Imana ikora ibitangaza muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana bamugisha. Amen.